Hallelujah! Hallelujah!
abandi bavandimwe basenga bavuye Uganda n'aba makutani bakundira muze dushamburiye bukeya gusa muri aka kanya gato. Uiteka yanesheje uzitane ziribaso Uiteka yanesheje urera ntawe usa nawe Yesu.
Thank you.
tuzamure gusa Imana ngeze
ndagenda ndasubiramo Yesu Imana yaraduforomye found Imana yaraduforomye Satani zibwira gute yaraduforoma isi nayo ati mbonye ibihugu n'ibikobwa byiza byabaye deforome ndabakonfirime ni mwebwe tuzobana hanyuma Yesu nawe ntiyabyihanganira aravuga ngo nzoza kubakorera reforme nzoza nongere kuko iyo byo gukora reforme si ukurema ikintu kandi ahubwo ni ukongera kugisubiramo neza amara kudusubiramo Yesu yamama nditahiye mwuka wera mwuka reka nanjye icyo kintu kuko wagiteretse neza wagipanze neza ngiye kongera kubikora icyo cyo transformation ngiye kubitransforma ibyo birangiye twama twongera Imana kandi irongera isi irongera dukonfirima Imana iradukonfirima turangira kuba konfirime kandi kongera dusubira kwa kundi twahoze aha twasomye Imana yaremye Adamu ibwira umugabo w'abandi iramubwira ati noneho sasa ubundi arakarujika abantu benshi batazi nako barakazi akoze bakirengagiza ntabwo Imana ituzana ku isi yaratuzanye ngo tuzakizwe ntabwo aricyo cyaratuma twohereza muziko biravuze mu gitabo cy'Itangiriro 26 ngo mureke turebe umuntu ase uwo muntu yari umupagani cyangwa umukristo yari umukristo yasaga n'Imana ariko Imana yavuga ngo tuba abantu mu ijuru twese harabakavuye mwebwe mwigendere ku isi mujye muri Edeni muzakoramo akazi hanyuma rero abantu baza baje muri Edeni gukora akazi murangara mwihangana ngiye gusoza n'ukuri sinimba hanyuma abantu bageze muri Edeni ariko Imana imubwira condition iramubwira frere ati nubwo murebe dusi dore n'urupfu narwo narurebe rurahangaha gusa aho mutandukanye wowe uri muzima urwo rurapfuye uri Imana yaremye urupfu rupfuye ariko n'umuntu ari muzima ariko ibwira umuntu ngo nukora icyaha uzozuka nudakora icyaha uzokomeza urupfu rwagize ubuzima ryari igihe twakoze icyaha rwese ruzuka siko byageze rwari ruba Imana yavuga ngo nurya kuri kino giti no gupfa uza bivuze ngo rwari ruhari gusa ntirwari rufite imbaraga twari ruri aho ngaho ariko Imana yavuga ngo nukora icyaha no gupfa uzapfa iyo traje rero Imana imaze kuturema gutyo Adamu bishize muri Edeni Adamu akora amakosa 5 zashaka ngo abantu bose bayafate ababishoboye ikosa rya mbere Adamu yakoze riri mu gitabo cy'Itangiriro 3:3 yirengagije amakuru yose Imana yamubwiye Imana ibare yarababwiye ngo ntukarye kuri kino giti umunsi mwakire no gupfa muzapfa hanyuma Adamu garuva agomba kubwira Eva amakuru Eva kubera kugira amakuru mabi ajya kuganira n'inzoka umusukuni yarayibwiye ngo Imana yaravuze ngo ntitukarye kuri kino giti ngo ntitukanagikoreho uko aho bikuye he iyo umuntu yinterpretinze amakuru nabi azatsinda kuko ukuburanye wese azayinjira muri ka kajambo wagize gute waburanye wasobanuye nabi icyo nshaka kubabwira ahangaha ni ikirere iri jambo ry'Imana dufite twaguze cyitwa Bibiliya n'abahungu n'abakobwa mu ngana gutya mureke turyiteho muvuge ngo amen kuri ako ngako konyine muzi ko Bibiliya yavuze ngo mu gitabo cy'imigani ubwiza bw'abasore n'iki ubwiza bw'abasaza hamwe cyose badafite ubwiza bona Bibiliya yavuga ngo ubwiza bw'abasore bafite ubwiza n'imbaraga zabo ubwiza bw'abasaza n'imvi ariko ari umusaza ari n'umusore bamwe bafite ubwiza ubundi igisobanuro cy'umusore n'iki umuntu wenda gusaza igisobanuro cy'umusaza umuntu wenda gupfa kuko tumeze gutya nta kintu muzatuzogana ni mu gusaza ariko abasaza atahandi hahari uretse gupfa niyo mpamvu nange ibintu bitatu nange gatodo kanga umugabo ufite umugore urwaye ibisazi kanga n'umusaza udakijijwe umusaza ko umugabo w'imyaka 90 ukikora amanyanga ariko uguze none muri butekezi umugabo w'imyaka 70 ugeteretse umwana w'umukobwa baratereta ngo bizagende gute umusaza isaha y'ubupfu mwebwe Satani zidutera twebwe undi mara kuba mukuru nzoyareka
ariko ntabwo mureke mbabwira kandi ka imyaka iragabanyije. Umuntu avutse kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 30 ni imyaka yo kumva cyane kuruta kuvuga, ariko twebwe imyaka turi kuvugamo cyane kuruta kumva. Nuko ngo imyaka umutaragaza imyaka 30 abo papa bafite amatwi maremare ururimi rugufi, ariko twebwe twagize ururimi rurerure amaze magufi. Ntabwo ari byo, ugomba kuba wumva cyane kuko ubuzima bwawe ni uburere. Imyaka 6 umwana ukajya muri baby class, middle, top, P1, ukaranga usanga umuntu agejeje imyaka 20. Hari abagraduatinze muri no weekend, uwo maze imyaka yabo 26 aho ko mugesha 30 ufite n'indi 3 y'ubushomeri ugize no 30 neza banze wumva ukuntu ubushomeri nabwo wumve nyine. Ahantu wumva ku myaka 30 ushize nta kintu gikozwemo. Imyaka 30 kugeza kuri 60 ni imyaka yo gukoresha ubushobozi wiyubatsemo. Ibintu namenye, inshuti mfite, ibintu nagize gute ngiye kubikoresha. Ese turi kumwe? Muri hano ngiye kubikoresha. Imyaka 60 kuzamura umuntu azakora ibintu bine. Icyambere uzukosora amakosa wakoze n'ubu nyine wayakosora. Icya gatatu uzigira ibyo waruhiye. Icya kane uzuwigisha generation inyuma yawe. Icya gatatu icya kane uzitegura gupfa kwawe. Umugabo w'imyaka 60 ntakibaye imisirikare mu Rwanda, haracyajya Dubai se kuzana za iPhone kose uzofa kumugurira yamenya ahantu biba. Umugabo w'imyaka 60 utazi icyongereza yokimenye, ariko bimugoye cyane. Kubera iki? Kariyeri ihinduka kabiri. Kuva umuntu w'umuvuga ubutumwa mwiza, muririmbyi mwiza, byibuze atiretse imyaka 15. Nubona warabigaye jya mu yindi kariyeri. None wabwiye mufite imyaka 25, yindi 15 ya kariyeri birakunaniye, urahinduye ugiye mu gisirikare ufite imyaka 55 kirakunaniye, takinduka ibaye. None ntimuzi ikibazo dufite ubu ngubu muri amakanisa y'iki gihe. Dufite ikibazo cy'abasaza batubwira mu gihe cyacu twarakoze, ariko mwe muri kanisa ryeje rya none rikaburaga. Mwumva ko ntari hano aba basaza ngo barakoze, noneho mwebwe muri kanisa ryeje ntari hari hano ngaho kanisa ry'amanyanga ntari hano. Niyo mpamvu mfite intege nke riri aho ngaho, mwicaye muri kanisa ryeje. Abasaza muri kanisa ryashize, bene barababeshya muri kanisa rya none. Nibwo bwane muri kanisa kuko mufite ikinyoma kibabwira ko muri batoya barabeshya, muri abasaza n'abakecuru. Ni ukuri muri bakuru, ni ukuri kw'Imana muri bakuru. Umwana ugana mu papa abwemeye muri bakuru. Hafredi no kuma amateraniro ya Nazarene hano bagarekera ku cyumweru. Nazarene n'ubusokirwa bameze gutya ngo arakotora. Fred ufite umugore arakotora ko hari kimwe Fred asigaje. Akandi kanama kanyuma kugira ngo nkomeze n'ino jambo ry'Imana. Uvuge ngo amen. Ubwenge buri ibice bine. Hari icyo bita IQ, EQ, SQ, AQ. IQ ukuvuga icyo bita intelligence conscience. Ubwenge butuma umuntu afata ibyo bamubwiye. Ibindi kuvuga ufite ubwenge buhagije ku buryo bubifata, ntabwo bigoye. Icyo bita EQ ni uko icyo bita emotion conscience. N'ubwenge bukubwira ko ugomba kuba inyangamugayo ukubaha n'abandi bantu. Niba usirimba ukanakizwa, ubunyangamugayo ukumva ntacyo bukubwiye. Icya kabiri ukumva ko abandi bantu ntacyo bukubwiye, nta hantu uzagera nushaka ureke ibifite ibintu n'abandi. Hano hatoya ngeze nahagejejwe n'abandi. Niyo mpamvu umunyabwenge wese ugiye gukoresha imbaraga zawe uzahitamo inshuti nziza. Ni ibintu bitandatu biranga umunyabwenge. Cya kabiri kimuranga nicyo bita choose friends wisely. Guhitamo inshuti ukoresheje ubwenge bwinshi. Kubera iki? Nta muntu wavutse yiba, barabimwigishije. Nta wavutse aroga, ni umuntu wawumusengerisha. Nta muntu wavutse azi gusenga, ni ababimwigishije. Agacupa k'amazi kariya mfite kagura amafaranga 500, convention center kagura 3000. Amazi ni yayandi ni inyange, gusa aho gatandukanye naho kari, ariko amazi ni yayandi. Nawe urakomeye, ikibazo ufite ni ukwiyandarika gusa, ariko wowe ahandi muri convention center nawe ufite agaciro. Nimuvuge ngo amen. Bwana asifiwe. Ese uri kumvikana? Ubwenge bukubwira ngo ceceke mwumve. Felix ntajya kuvuga ibintu byose, ariko numva ko mukuraho. Nanjye ntimwabonye ko nari muje. Kunukuru kwima niba mundi ibintu bibiri kwisi mwokora twazogeza cyo nimugoroba ni igisirimba no kuririmba. Sinza sirimba kubera ko nta ritime mfite. Ariko ikintu cyitwa ngo nicare gutya muri rimwe sinshobora kurambira. Ko mundi indirimbo nzanzumva ubuzima bwanjye bugahemuka. Mushobora muza musirimba bumva nzaza ndikumva umukunga njyenyine. Abandi narababonye
bazabyoherwa n'umukunga barimo gusirimba, abandi basirimba bakabihimba ngo waje yafata mikrofone ngo tugiye gusirimba sasa abaza bakora iki? Nuko utawukunda kuriya, nuko utawukunda akunda uwabyina, ariko abandi babyina ntawe ukunda. Abantu benshi naje gusanga ndabarusha gukunda umuziki sereri. None uko muza gusirimba nkicara kandi sintahe. Abantu batuzi ngo amaterano y'abahungu b'abasheri bangana gutya, ngo nka blague kwita hanze no kugarwa barababeshya. Mu abahungu muzi ibintu bibiri bigoye ku isi bigura ubusa abantu benshi batagira, ni ukuri n'imbabazi. Umuntu atakuvugisha ukuri akikanira yaje kubabarira umuntu ngo byarangoye mukijijwe iki ko bigura ubusa. Ibyo bintu bigoye biki? Ibintu bibiri byatugoye kubahiriza n'isaha n'isezerano. Ibintu bibiri biza gusa umuntu amahoro akayabura burundu n'icyaha no guhemuka. Abahungu beza n'abakobwa beza bakuze muzoza mugera mu materaniro muzamenya ko ibyo mutahawe si Imana yabakoze ubugome, yabibitse mu bandi kugira ngo muzobakeneye. Muzosome muri Bibiliya kuri kino gipapuro cy'inyuma, iki ngiki papa wanjye ariko ku ikarita y'isi ako mwarambiwe sawa Imana ibahereze umugisha. Muzasome hano singaho hari inyanja ya Mediterane. Inyanja ya Mediterane izisuka amazi mu nyanja y'i Galilaya. Inyanja y'i Galilaya igasuka amazi mu nyanja y'umunyu. Inyanja ya Mediterane ni inyanja nziza itazikomera ku mazi ikayahereza inyanja y'i Galilaya. Inyanja y'i Galilaya ni inyanja nziza itazikomera ku mazi ikayahereza inyanja y'umunyu. Inyanja y'umunyu ni inyanja mbi cyane itazisohora amazi. Dufite abakristo bashaka ngo bavuge neza niba bavuga abandi neza, babasengere niba basengera abandi, babakunde ntibakunda abandi. Ufite inshuti mbi, uzoshaka inshuti ukunda ariko zikagukunda. Gukundwa biraryoha, ariko gukunda no kuzuza inshingano z'Imana. Uyu niyo bita emotion conscience, izi kubwira ngo bijyangamugayo ubaha abandi bantu ntuzi icyo Yesaya yabanyujije. Icya gatatu nicyo bita ngo social conscience. Social conscience ni ukukubwira ngo ikonekite wiguma wenyine, ikonekite. Yesu yaza akaguma wenyine byabigendamo yamagabo mu 12 batavanye mu ijuru kugira ngo bakore umurimo w'Imana, kandi Yesu yicisha bugufi kubaruta. Niyo mpamvu Yuda yakabona imujya kumufata umureke musome, nina musoma murazana Petero kuko nakagabo naho kameze kutundi n'ukabona gutya waje kumwitiranya. Ndabanza musoma ukunda aca bugufi waje kumwitiranya. Icyo bita advanced conscience ni ubwenge buza butuma umuntu ahandoringa cases ziwe. Twese tugira amakesi atandukanye. Umuntu azagira ikibazo agaceceka akagisohokamo akazaba umugabo Imana ikazamushima. Ariko kubera ko tutakuze nuko umuntu azagira akabazo gatoya kakemurwa n'isi yose kikakemuke abantu bakagushuka barakubeshya. Uzogira ubwenge utuma umenya guhandurika cases zawe. Muvuge amen. Na n'ubu n'icyo kibazo dufite ikibazo ko abantu bakwigisha ko umunyantege nke utabyemera kubera ko Satani mu muhanga cyane. Twese yaduhumye amaso ku makosa yacu we, dore nuko tumeka ku makosa yacu. Ariko ku makosa y'abandi turakaniye. Nimumbe ku makosa y'abandi muhumuke ku yanyu. Muhumuke ku makosa yabo. Hanyuma rero Satani yagitetse iyo araza arabanza ajya kwa Eva aramubwira ngo Eva uzirengagiza ijambo ry'Imana turifate ryose. Eva araryirengagiza yarifata ryose. None muri cyo kibazo dufite abahungu n'abakobwa muvandimwe yaganire neza. Igitabo cya Yohana yasomye wera nicyo gitabo nagomba gusoma cya mbere muri Bibiliya kuko usomye itangiriro kugeza mu byahishe muri Maraki 39 ntiwamenya aho bihera n'aho bivira. Impamvu muzamo bimenya nuko mwabikuriyemo. Ariko umuntu utekereza ukagwa nko mu ishyamba ugasanga abantu handitse ngo imfizi y'intama ntumenye iyo bitangira niyo bihera. Aha usomye kuva kuko ni amakuru gusa, ariko iyo unasomye muri Matayo azamva Yesu nk'umwana, wasoma muri Mariko ukumva Yesu nk'umugaragu, wasoma muri Luka ukumva Yesu nk'umuntu, ariko wasoma muri Yohana ukumva ari mbere na mbere hariho jambo. Nta kindi gisekuruza gihari ugatumenya ko Bibiliya ari Imana, kandi agaciro ka Bibiliya kose ni Yesu Kristo, kandi Yohana ni wo muvuze neza cyane. None gusoma Yohana biragoye, bice 20 ugafata Bibiliya ugasoma. Erega impinduka ziba zine, hari icyo baza bita changes, impinduka zine. Nishaka wenda mbigabanya gatoya. Hari impinduka zitubaho, izitubamo, izituzengurutse, n'izikomoka mu bushake. Izitubaho ni izi nshobora kuza mfite ishyundu hano birashoboka. Izo ni impinduka zambaye. Impinduka zituzengurutse ni izi ni nko habaye corona. Mwese mwiga kuguma mu mazu.
impinduka zitubamo ni izihe? Ni ukumenya ubundi bwenge. Ubwenge ufite ntabwo buhagije kandi ntabwo ari ubwo Imana ishaka gukomeza kugira. Nubishaka uzamenya n'ubundi, nutabishaka uzamenya n'ubundi. Impinduka zikomoka mu bushake ni izihe? Ni abantu bazi gutwara imodoka, ntabwo baturusha ubwenge nuko bayizi. None no gusoma Bibiliya biragoye, warayisoma warayisoma. Hari abantu bagusa gusoma Bibiliya batanayisoma, warabikoze. Mubwenge amen. Sema cyane cyane. Sema kubwira ikirere. Sema kubwira ko dufite ijambo tugomba kwitaho. Icyo cyo Imana ituremye neza. Babwire muri make kuri Imana yaturemye neza. Muri make ayo maso murimo kubona mfite mu buryo buri fizike gutyo. Naba ndi mugufi n'abandi muremure kuri mwebwe nta kibazo. Abo ba principe ko kanje mu mutima umuntu uzugenda avuga ugiye ndi mugufi singitaka cyangwa kikeke. Ni Imana yashatse kuresha buryo dukora inama. Izo complexe zose bazikosora wiki. Hari abatazi ko rero hari ba victims z'impinduka. Impinduka zabagezeho ububasha gusa. Impinduka gusa zabagezeho ububasha ni victime gusa. Inzira karengane nta kundi. Hameze nk'umuntu wose ukwagira. Iyakire ukorera Imana. Muzagende muri Australia muri agative kitwa Vicky. Iwe noneho nta maboko agira, nta kintu kimwe agira, yavukiye acikiye hano, agira akantu kanga gusa kameze kakana. N'umuvuga ubutumwa bwiza cyane. Ageze kuri. Akumvise. Imana ituremye neza ku buryo aya maso amereza direction, hanyuma amatwi, hanyuma icyo bita amavestibules n'izi kiganga, agiconnectinga n'ubwonko, bigatuma gira stabilité, nagenda sinikubita hasi, iri gufunguka muri kubona, birakomeye kuruta ijeke, ibyo bita thyroid. Bivuga ngo ni igufwa riba rikomeye kuruta ijeke, ariko Imana yarikoze mu buryo butaremereye, aho izuru ryanjye n'iryaho ufite nini n'ufite ritoya. Twese dufata impumuro hafi 10,000. Uzuca aha, ngo ni umuceri w'Umutanzania, waca wakibonye, warabifashe. Niko Imana yaturemye turi abantu. Uzuca aha, we n'umutsima wa kawunga, wibaza umutsima w'imyumbati kune. Wumva ukuntu Imana yakuremye. Uri umuntu ufite ubwenge. Uzotegereza ukuntu umuntu ukomereka akanya gatoya, ugahita usanga ahantu hatangiye gufatana kubera inama korajene yo mu mubiri w'umuntu, azatuma umuntu atangira kwihuza nta cyabaye. Imana yaturemye mu buryo bwiza cyane. Iriya mu bugingo noneho ahantu haba ibitekerezo, hakaba ubushake, hakaba amarangamutima. Mwumva abantu atari heza. Iriya mu mwuka mutekereza ngo Umwami Yesu ndagukeneye, umuntu akaba umunyembaraga akagira ubwiza bw'Imana. Mu buryo buri fiziki Imana yaturemye neza. Satani rero ije kutudeforma, iraba mu bintu sibishaka. Irabanza idukoza icyo bita Eva kwirengagiza message yose Imana yavuze. Icyakabiri Adamu na Eva Adamu yumva ijwi rya Eva kuruta ijwi ry'Imana, kuko Imana yazanye imbuto yize kubera ko atayanze. Icyagatatu ntabwo yakomeje gukora icyo bita communication. Amubwira ati wa mugore ugiye mu murima uramenye tuje kuzana umwembe, Imana yarawutubujije n'urugero ntanze. Icyakane yirengagije ingaruka ziri mu kutumvira Imana. Abantu Imana yabwiye muri murya kuri kino giti no gupfa muzapfa. Bagatanu ntabwo babaye responsable y'amakosa bakoze. Adamu uri he? Uno wa mugore w'Imana. Nicyo kibazo dufite n'ubu. Abantu bose ntabwo ari responsable ku makosa bakoze. Ikosa se warikoze? Wambonye ngozana amafoto. Igikomeye ntabwo ari amafoto. Ejo bundi ndarakajambo kamishwe mu mutima wanjye, ndakandika ahantu nkagendana mu mutima wanjye. Ikosa ryose umuntu yakoze ku karubanda gutya rikamenyekana riza ritera isoni. Ariko iyo ryihari Yesu aza kubabarira. Ariko ikinyoma cyangwa icyaha wagize inshuti yawe yo mu ibanga kizokurimbura. Ubwo amen. Ugafata icyaha kwa kino cyaha ndasirimba ariko nisohoka turi bari kizokurimbura.
tuba dukizwa kubw'ubuntu bwayo. Ariko Imana mu butabera bwayo, mu kutagira ikimenyane kwayo, wizeze umutima wiwe akatuza kumwana ko Yesu ari umwana azakizwa. Uwabikoze undi ntabikore. Impanga ebyiri, bukuru na butoto. Bukuru navuga ngo nijeje umutima wanjye, natujakaga ko ndi umunyabyaha, hazakizwa uwabyatuye. Ntabwo bimeze nk'amanyanga y'iki gihe. Nshobora kubwira n'urugero, Freddy, fata aya mazi abiri ubwiye tuyahereze runaka, Freddy akahereza abashaka. Ari muri justice, ari mu butabera bwawe. Ariko mu butabera bw'Imana, umuntu wemeye ko ari umunyabyaha akatuza akanwa kiwe, Yesu azamugirira imbabazi. Hanyuma rero mwumve ijambo rya kabiri nari natwabwira. Nari nakubwira ukuntu Satani yagiye tudeforma adukora mu cy'Imana kugeza aho twatandukanye n'Imana. Imana turatandukana, ariko Imana yaradukundaga. Satani rero niyo tudeforma yo gutyo. Iraje abantu muri Imana yaremye si mushaka, iramwibagiza imurisha ku giti, tuba deforma. Tugera ku rwego tuba confirmer isi irishima. Rero mbega abahungu n'abakobwa beza bazakora amanyanga. Mbega abahungu n'abakobwa beza bazakora amanyanga. Na n'ubu nuko mutabizi, isi barakomurabize niyo. Isi ifite miliyari 8, ubu ngubu miliyari 2,600,000 nibo bakristo, miliyari 5 zisigaye na magana angahe ntabwo aramenya umwami Yesu. Nubwo ngo baracyari confirmer kwa Satani. Umuntu wese uwo muvuka utarakizwa, Satani yaramukonfirmese. Arabizi mu gitondo kwaza kumukoresha icyo ashaka. Arabizi ko mu gitondo azamukoresha icyo ashaka. Byibuze twebwe umuntu azagira gutya twari imodoka igakatira hano, ukavuga ntabwo ari ahangaha narigi, ukabyuka ugakubita rivanse, ugafata kino cyerekezo twarakishije. Ariko hari abandi bo mu gitondo ari proud gusa, afite amafiyeri y'amanyanga ari mu gukora, arayafite gusa kubera ari confirme. Isi irabizi ko irata azaza kuri ngo polisi yategutse iwanjye ejo mu gitondo, bari mu kazi ka polisi kandi keza ntabwo ari ikibazo. Ariko baje kubera iki? Hari umuturage uri hirya mu bamuketse ko ashaka koza nk'urumogi. Datanga umwana w'umukobwa polisi ikaza kureba saa 10 no kura nk'urumogi. Kubera iki? Hari abantu bari confirme. Satani azayishimiye ko uyu nguyu nanjye ndabizi ko mufite, nzamukoresha ibintu byose ashaka, nanjye ndabizi ko mufite. Kubera iki? Satani amaze kutudeforma, isi yaradukonfirmira ngo mbega abantu beza bazoza bicana, mbega abantu beza bazozogirana urugambo, mbega abantu bazakubitana amajido, mbega abantu ndabafite, mbega abahungu beza n'abakobwa ndabafite. Hanyuma Yesu kubera imbabazi nyinshi zitagira akagero, abantu ntabwo ari nk'uko twarabiteganyije mu ijuru. Yesu yemera kwitanga. Mvuge ngo amen. Aza kudukora icyo bita reform. Afite ndirimbira ukaririmbo uko Yesu yaje kudukora reform. Yesu yaje kudukora reform. Nubwo umwana w'ikinege wase yuzuye ubuntu n'ukuri. Amen. Umusaraba Yesu yagiye atwara abigishwa gahoro. Ese muracyari hano? Mwana wamushi abatwara gahoro agira ngo gashaka kitesima. Ni nk'uko umuntu yarimo kurangiza waba uri nko kwirebero ukarangiza no hakurya. Yesu hagere arangiza ahantu mu mwuka apana mu mubiri. Ahantu azajya Bihanga aharangiza ibintu bitatu nibuka. Icyambere abantu bwinshi bw'abadayimoni bagiye kuhamutegera, bazaba ngo bakomeze kwigira umwana w'Imana, hano tuzahamutsinda twaje kumuseka. Abakabiri Yesu yabonye mu mitima barariye amajoro bashyushye banezerewe, n'abantu yagiriye neza nabo bavuga uri mu pasi imyenda tugere ngo wa mugabo watugaburiye nako tujye kumuseka yitagaza umwana w'Imana. Yesu abona abantu yagiriye neza nabo waba ufite gahunda yo kujya kurara ku musaraba ngo kujya kumuseka. Abagatatu abona isoni z'umusaraba, abona ukuntu azahagera umugabo w'imyaka 33 bakamwambura ubusa bakamukubita. Ngo Yesu agorera ngo ibyo bivanze n'amaraso. Yesu ntabwo ari ijuru gusa, yerijwe n'abantu yagiriye neza batabimenye, yerijwe n'abadayimoni batazi uwo ari we ngo bagiye kuzamuseka ku musaraba, harizwe n'isoni z'umusaraba. Ariko Yesu arabyihangana avuga ngo ntabwo ari ibi byanzanye, ntabwo naje ngiye kwa Mariya, naje ngiye Golgotha. Mvuge ngo amen. Ntabwo Yesu yaje agiye kwa Mariya, ntabwo ariho yaragiye Golgotha. Kwa Mariya gusa n'ahantu yari aciye muri quartier,
ariko Yesu we yaragiye. Yesu arabyihanganira ahagere rero adukorera umurimo ukomeye cyane wo kudukuraho urubanza rwaturekaga. Yesu arongera tugira abana b'Imana, turongera tugarurirwa agaciro tutari dufite kera. Nkunda gusetsa abantu babira mubona nimba Yesu baramuteze bakamwambika ubusa imyaka 33, bagakubita umusumari hano, bagakubita umusumari hano, bagakubita icumu mu rubavu, bagatera imisumari hano, bakamwambika ikamba ry'amahwa ari kuvirirana muri ubwo buribwe butagira akagero. Yesu akaba mama ngo bari batazi icyo bakora. None dufite abantu ahangaha ngo barakijijwe, Bibiliya hano mu kwaha, kontaka ahangaha, veriti hano, twaramukije Fred, twarakoga ibyo twavuga, nta kamba ry'amahwa wambaye, nta musumari bagutereye, nta kicyaba muri kubutesita kuko mu gukibona n'amaraso y'ubusore twakijijwe nabi. Nubwo yo buri mufite batumye nani gukoberera mugenzi wawe ubungana gute, uretse gukizwa nabi gusa ufite ubuhe bwinga. Muzi wo kumusaba Yesu yahejejwe n'umusumari se, imisumari se ntibaza bayishambuye, dufite abantu bashobora kuyifata mu kanya n'akanya. Yesu yahejejwe kumusaraba kubera urukundo yadukundaga, niyo bamumanitse hari yagabaye imisumari ari guhanuka. Imisumari se nikibari guteresa ubundi yaguma iminota amasaha n'amasaha. Buryo ndi muri gisubizo ndimo kubabwira amagambo arindwi Yesu yavuze mu masaha 6 ya nyuma, hari ijambo rye cya Gisambo, hariyo Gestas na Dismas. Dismas yari ibyo Gestas yari ibumoso. Abwira cya Gisambo ariko mu kanya turabana muri paradiso. Cyari cyakoze iki? Nta kintu. Yesu ntabwo ari umugabo w'umunyarwanda ubana kuduteguza amagambo menshi, statement ngo byaciye ngo bijyaye ngo hanyuma ngo abuka agasanga ngo bigenda gutyo. Yesu ntabwo ari umuntu, uri umunyabyaha, ndakubabaye. Ubwe mwame. Nimuze urimo muri Matayo. Haba abagabo babiri ngiye gusoza mwihangana. Haba abagabo batatu. Bosi n'abakozi babiri. Bosi yababariye nguyi ideye. Aramubwira ati nenge gufata umugore wawe n'abana wazamurire burundu. None kubera ko ntakambe nta mafaranga yo kwishyura ufite. Genda ndakubabariye. Uyu nguyu bamubabarire ahita agenda asanga uyu muvandimwe ahangaha amufata mu mashati. Bamaze kubabarira ideni ryari gutwara umugore n'abana. Asanga uyu nguyu ufite amafaranga 10,000 n'amakubita ashitara amufungisha. Hanyuma abandi bagaragara bavuze induru ati bose ngwino tukwereke. Wa muntu umaze kubabarira ideni ryari gutwara umugore n'abana yazi ko bari mugenzi we 10,000. Byagenze gute? Ngo yaze kumubabarira. Bose araza. Si we maze kubabarira ati njyewe. Hanyuma kwanze kubabarira mugenzi wawe mwamfite ideni ati nawe musange muri gereza muzavamo mwishyuye mwembi. Uyazakwishyura nanjye uzanyishyura. Uyu nguyu 10,000 kubibona biroroshye. Ariko kubona ideni ryo utwara umwana n'umugore bingana gute. Bose ni Yesu. Uyu nawe ubibabariye ibintu bya gutwara umugore n'abana ni ibyaha Yesu yababariye. Hanyuma uyu nguyu wagututse niwa muntu ufite 10,000. Turimo kwisasa uyu muntu wayamutse sinamubabariye ufite ubwenge buke. Yesu akababariye ibyaha 10,000. Uretse gukizwa nabi gusa. Uri kugereranya igitutsi no kubabarira ibyaha 10,000. Kandi abarokore sitwe bambe kumara amabavu no gusimba gutyo nitwe ngo umuhungu mwana muze twegereza hano ngo bashyitsi asirimbira hangaha abashyitsi bari hariya muri tuhagera basigara hariya ngo tukora koga akigariza byaragowe ngo mutite barakoroga wiwe tugere ngo yaranagisinda ngo mutite kwegeza twakoroganye wa nimukore kimwe nimusenge kabere tsindwe cyangwa murye muhage mwangane mufite bishe. None amahombi y'imisi 40 ni bande batangira kugana nta kibazo. Amahombi y'imisi 40 ni bande ni Peace Voice. Ni bande bagira abantu batatu batazabara mukanya muri Peace Voice nimwe nimukore ki muri Peace Voice murye mwangane kuko abantu banganya ashaka kuza kubona ibyo kurwana mukiri imbaraga. Ako kandi ni manje ibyo gusenga imisi 40 ukumva kwishukuru kw'Imana ari ibintu bidashobora gukora. Nzi neza ndashobora gukora. Sinshobora gufata icyo bita net ubwambure bw'umuntu ngo Yesu uti bishoboka nani nta muntu abunyohereza babikuru kw'Imana. Icyaka bidashobora gukora. Sinshobora guhindura umuntu kintu. Bona cyangwa ndabishaka mu ngiye bakiriye. Nshobora gucika ngakivuga ko nabwo bizabintera nk'isoro kukimba. Sinshobora. Icya gatatu nabwiye Imana ko ntazakorera Imana
gira abantu babiri nanga mu mutima oya bivuga ubutumwa rimaririke amezi ane n'amaze mbega ntafa 3 yo maririki nakaza ndara ahantu mibi kandi ubwenge bugashira unarasize umugore n'abana jabe masiki none abantu bazi ngo principe nk'umugabo ngo musuzongera kubyindagara oya principe ni amahame wishyiriraho kuko bambaye ngaya neza ubuzima bwanjye sinzongera kuyica tagaruka ngo kuva none usinongera kwambara inkweto nta masogisi oya ntabwo ari ibyo ntabwo ari principe mubwe bwa me yesu ntazahindura abantu imyifatire atarabahindurije imyizerere yesu byoza amadiringi n'abakobwa bose mwambara imyenda miremire mutari mwakizwa agatimba murakazi cyangwa mwarambiwe kina gihugu wako mwarambiwe agatimba murakazi hari umukobwa wakazi mu gusenga kagura amafaranga makeya siko sigahenda kubera ko batakazanye nuko umuntu wagakoze yagashyize ku ruhande y'abantu ni ikazi ryatoranijwe iyo umuntu uzaza ukora gusoza abara yakoze nk'ikisi amakwe ubukristo ni ikazi ryatoranijwe bigomba gushyirwa ku ruhande umeze nk'agatimba wowe uri ikazi ryatoranijwe yashizwe ku ruhande abantu wese baza gutaramane akwinjirane agusohokane akujyane ku mazi ugeze uko oyo uragatimba uri ikazi ryatoranijwe cya gatanu amen no kuvuga kuri Yesu mwana amadini yacu y'iki gihe pastor mwe muyoboye yose yibanda ku bantu biyandikishije itorero rya Kristo ryibanda ku bahindutse guterana mudahinduka birangana no kudaterana kuba muri sauti udahinduka birangana no kutahinduka ko muganisa ibinyoma bitatu ikinyoma cya mbere ni ukwita abakristo tutazi Kristo n'umusaraba ikinyoma cya kabiri kuvuga ngo twarabaye tutarihaye ikinyoma cya gatatu ni ukuvuga ngo tuzaja muri tutazi no kanisa ndashaka bazimira n'ibyazimira bazarishake abapagani tubana Yesu yaje gushaka bameze nk'igiceri iyo igiceri cyatakaye kiba gifite amakosa 3 ikiza kimenya ko cyatakaye ikiza kimenya ko urimo kugishaka ikiza kimenya ko cyari kugufitiye agaciro ariko kuri tuyaze kiza gitakara ikimenye ko cyaha kaguma ahandi icyakaye ikimenye ko urimo kugishaka icyakatatu n'ikimenye ko ari kugura inyanya batakaye gutera wese arakuranga abapagani niko bameze noneho mwebwe kubera kutagira umutwaro wabo mushe muri twebwe kwega wagize umwete wo gusenga muzamura ahantu mwicaza mu nguni aho imbere ntabwo ari abakristo naho abapagani begere bafure n'uvuga butumwa twe twakijwe tungana gutya twakagombye kuba duhagaze ku mwobo Gehinomu tukaza tubwira Imana ngo Mana dushaka ko ari shanga urumuna wanjye udamu wanjye n'abana bazajya Gehinomu wabandumye ngo tuzabane tuzajyane mu ijuru ntabwo ni ukubeshya ni amaburake umwe muri mwebwe azakora ikosa muzabera muzamusebya muzamuta azagira akato azahora bamukunda kubera iki intego ntabwo ari gushaka abazimiye intego ni ukwinezeza kandi ikanisa ntabwo ari sare y'abahazi ni ibitaro by'abarwayi muvuge ngo amen Yesu yasize mu ijuru se byari bikonje se mu ijuru Yesu se yarakumbuye kuza kwa Kimisagara ntazari mu gitaramo cyari kiza gute igitaramo cyari gishushe baramibana igitaramo cyari gishushe ariko ku isi hari ikintu kimwe atarafite yagombaga kuba
nuko umuntu usuzuguritse yarajaga ati icyiciro cya nyuma cy'umuntu usuzuguritse ni iki ati ni imbata gendera ku mugaragu w'imbata kubera ko Yesu yabaye wanyu usuzuguritse ku isi abo umuntu wa mbere mu ijuru wibashe kwabura batazagira mu tuvuga ngo Yesu cyamucunguye nta munsi yahari Yesu yageze uzahabona umwanya nta hejuru bahari uzasimba Yesu yaragira ngo twese dusigemo hagati nawe Yesu yaragucunguye Mwuka wera yaje kudukora icyo bita transformation kuduhindura muzabe biri kwa mwere imbuto ziki z'umwuka mureke babaze kino cyo kuko namona mureke babaze kano kabazo kawe imbuto ni igiti mfite umwembe gutya mu kiganza hagenda nagera no hirya no umwembe ni voka ni imbuto yambeshe cyangwa ni igiti cyo bacambeshe hazabeshe imbuto cyangwa hazabeshe igiti hazabeshe igiti imbuto ntizibeshe ariko ukoza ku muntu agakora utuntu burya ngo utuntu buri ese imbuto ni z'abakristo kwe ngo Kristo ni mu mutima ukuri kw'Imana mu Kristo ni mu mutima hanyuma wezi imbuto tuzokwaza zorinda kukwaza twe gushaka mu imbuto ndani bazaje kukwaza baje gushaka imbuto iri imbere wezi imbuto ndani umuntu umwe ngo yagira ku bwoba baraseheje abantu bamucurika ibo baye washobora kuba bamurashe ngo bambaye ibintu imbere mbere se bakurashe si bijyamo cyane ariko umwuka buriya icyo bita role zitatu ariko icyo bita para epn para mu kigiriki ni ukuvuga ngo ni ijambo ryo muri Yohana 16:8 nazo zabemeza iby'icyaha n'abantu bose batarakizwa umwuka karaderekana icya eni niyo yabwiye Nikodemo 3:5 muri Yohana ngo niba udakizwa umwuka w'Imana umanye umwuka wacu mu Baroma niga umwuka yaje kuba muri twebwe epi niga umwuka aza kutwuzuza imbaraga nariye kubabwira ukuntu Yesu yabaye n'umwuka mu buryo burindwi noneho wiyumve wowe icya mbere Yesu umwuka niwe wagiye mu nda ya Mariya havamo nde Yesu aho umunsi Yesu bamubatije mu gitabo cya Luka ari yuzuye umwuka aho Yesu ajya mu butayu wowe ni iki umwuka mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 14 ngo Yesu yitanze kubw'umusaraba kubw'amaraso y'ubuziranenge kubw'umwuka w'Uwiteka Yesu yitanze kubw'umwuka w'Uwiteka icya gatanu Yesu yazutse kubera iki Abaroma 11 yazutse kubera yaravuze ngo niba umwuka w'Yesu Kristo aba muri mwe azaza no muri yanyifa hanyuma Yesu ijambo rya mbere bambwiye ngo navuge muri biblike gutya yavuze ngo Yesu 61 umwuka w'Uwiteka ari kuri jyewe ijambo rya nyuma Yesu yavuze ko gupfa n'iri yabwiye abigishwa ngo byiza nuko kabuto kasi nagapfa kuko kadapfa bikaguma muri kadakereza imbuto nyinshi ijambo rya mbere Yesu yavuze azutse n'iri yavuze ngo rero cyakora muzahabwa umwuka wera n'abantu uwo ni Yesu n'umwuka wowe umunyarwanda uziyobora uzokureho imbaraga twebwe umwuka wera w'Imana jambo icyo gice kimaze kuba umwuka wera maze kutugeramo Imana yabambega abahungu beza n'abakobwa beza wuzuye umwuka wera w'Imana nizeye ko baba ku isi bakahaba neza amatorero meza imiryango yabo ikagira amahoro isi ikagira amahoro bagakorera Imana ubusore bwabo iminsi yabo ntigapfa ubusa bagakorera Imana nivuge ngo amen kuko umwuka wera w'Imana twahawe turi confirme Imana dufite icyizere ubushite ngaha muri Foursquare narabwiye ngo ku musaraba nk'uko hameze gukeneye gusoza mwihangane habamo uduseke tubiri mutu turi hano hama agaseke kawa muri ibyo yavuze ngo kugeza uko regeza ahantu heza hangira umuntu ntazibagira ukundi umuntu ajugunyamo ibyaha byiwe hano ku ruhande hari akandi gaseke kahaba kavuga ngo ushaka kumurikira ngo yikorere umusaraba wiwe ni ukuvuga ngo uzajugunya ibyaha ukahatora ivugabutumwa wajugunya ibyaha ukahatora uburirimbyi wajugunya ibyaha ukahatora ubupasitori wajugunya ibyaha ukahatora ubudiyakoni niba dufite abantu bajugunya ibyaha baratoroka burya ntagire nabi nimucyo muri kano gaseke kandi ahangaha hari izindi nshingano zibareba uzikorera Imana neza nta kigarike ube responsable y'icyo Imana yaguhamagariye be responsible simwe nasekeje ubushira mama umwana wanjye yaramwe ngo papa ngiye ko zamana nshinzwe gukina no kurya habona mama ashinzwe gukoropa no guteka
ushinzwe iki naho tuzi ubona ashinzwe iki ndamara ashinzwe gusoma Bibiliya no gutegereza ibiryo noneho dufite abantu aha ngaha gusa mu nzu y'Imana bo gusa nukuza ese Felix kuriya ko tutane Felix kuratwigisha je degaze ya nguterure kwigishe kugeze iriya kuzutse musenge twataha sinca nawe tuca hagaha uko mo nyirasubye ahantu bangana gute santu baresha gute ndagusomera Bibiliya uri mukuru none niba ari wowe Imana ishaka gukoresha mu Rwanda umeze gutyo mfite uvuga butumwa muri eperi bamajambo ryitwa mubyuka simwe mu nshingano umuntu agira kubyuka ni responsibility yiga wenyine kuko urabizi nushaka kubyuka saa 12 nushaka kubyuka saa 12:15 urashaka eperi ya saa 12:10 n'ubuki none kuzubikora gutyo kare no gukorera Imana ni inshingano umuntu yaki akabonye kubyuka gukorera Imana kubera iki Imana idufite icyizere ko turi ku isi ko cyo tugomba gukora Imana muvuge ngo amen kuko biyagaciro peace force yeah abantu bavuyemo nuko dufite abantu bashobora guhita bagenda dufite abantu bari connected gusa mu Kigali kera ahantu nabaga mu Rugando hari umwana bitaga Emile inshuti yanjye yakaza ku muhanda twese twatuzi kumpamaganira pastor mu kivugirizo yagera wa umujyana niko nitwa twagera kwa Emile tugenda twese twagera kuri Gorwa Cheve gutyo ni nanjye nende twasa nkawe wende Kigali none akaza mu muhanda harimo 20 batobe Kigali batazi yoke ese ko mbonye mucyana muri weshine munemerere mujyana nafite abantu bameze gutyo rero no gusohora bameze gutyo gusa ko meze gutyo niki munemerere mujyana ko meze munaba naziri wani uzi imyaka yawe kweli uzi icyo Yesu yakwamagana uri ko uzi umwuka warakijijwe Yesu ufite icyizere hako gukorera Imana icyanyuma rero iyo tumaze kuba confirme Yesu akaba mu twuzuye umwuka twaracunguwe twongera guhabwa niyo mpamvu Yohana yavuze mu gitabo urwandiko rwe rwa mbere ngo bakundwa ubu turabana b'Imana muvuge ngo amen ubu turabana b'Imana kujya twari tumeze kera ubu turabana b'Imana mwami Yesu ndagushimiye Thank you.